Abakoresha korogate mwese nyuma yo kureba iyi video muraza guhindura intekerezo, muraza kumenya ibyiza byo gukoresha korogate n'ibibi byayo. Ikaze, ndi umuvugizi wa rubanda n'umugaragu w'ibyegeranyo n'amakuru pero ndabasuhuje, nari maze igihe cyane nagaruka ku mbuga nkoranyambaga ngo tuganire. Ibyo tugiye kuganiraho uyu munsi wa none ni korogate. Korogate ziri mu bwoko bwinshi cyane nk'iyi ya toothpaste n'izindi zose za ABCD na White Dent. Korogate ni nziza cyane kandi n'inganda zikora korogate batekereje neza cyane mu buryo bwo gufasha ikiremwa muntu kwisukura no gutera imbere. Ibyo ni ibintu biranga umusirimu cyane. Ikintu uyu munsi wa none nje kubabwira, nje kugarukaho kugira ngo tukiganireho, buri wese atange muri comment ibitekerezo bye n'ibyifuzo, kandi muraza kumbwira niba nabakoreye ibintu byiza. Kuba muri iyi si ni uguhugurana, ntabwo ibintu byose wabyitaho ijana ku ijana kandi ku kandi ngo ubishyire ku murongo udafite umuntu ukwibutsa. Niyo mpamvu uyu munsi wa none mageze ngo nkwibutse. Abasirimu n'abandi bantu bose cyane, abantu twese dukunze kwiborosa mu gihe tugiye imbere y'abantu, cyangwa se mu gihe tugiye mu bukwe, abanyeshuri igihe bagiye kwiga, cyangwa se igihe ugiye guhura n'undi muntu mu birori, kubera ko uri gutekereza ko baraza kuguseka nuza kumwenyura cyangwa guseka bateye urwenya, baraza kuguseka basanze ibiryo byarafatiriye mu menyo. Nicyo gihe umuntu yiborosa. Iyo niyo myumvire yagiye mu bantu benshi cyane, abakire n'abandi bakene n'abandi benshi cyane badafite ububasha n'ubushobozi bwo kwigurira korogate. Abantu muri iyi si twese ntabwo tunganya ubushobozi bwo kuba twagura korogate. Ntabwo wabwira umuntu wabuze ibyo kurya, uhingira ibyo kurya, cyangwa se winywera ifege cyangwa se sigara yayabuze, ngo araza kugura korogate aze kwiborosa agire isuku. Ni ibintu bigoye cyane. Ariko mu gihe ufite ubushobozi bwo kuba waravuze korogate wiborosa rimwe na rimwe, bihindure. Mu gihe ufite ubushobozi bwo kuba wasirimuka, iyiteho cyane, birakwiye. Nizeye ko nyuma yo kuba ubonye iyi video utazongera kuborosa kubera ko ugiye guhura n'abantu, ahubwo igihe cyiza cyo kuborosa ni igihe urangije kurya cyose, cyangwa se igihe cyose ukojeje ikintu mu kanwa. Cyane cyane iyo tugiye kuryama nibwo tugomba kuborosa. Ahubwo akenshi abantu twese, hafi ya twese, n'abakire n'abakene bose, iyo bagiye kuryama ntabwo baborosa. kandi nicyo gihe iyo uryamye utagikoresha mu kanwa, utavuga ngo umwuka usohoke, cyagiye mu kanwa hagaga hakaza umunuko, nicyo gihe amabagiteri aba abonye cyo kwangiriza amenyo yawe. Amabagiteri akaza mu menyo akangiriza amenyo yawe, noneho ahubwo nibwo twangiriza amenyo. kandi murabizi ko amenyo hanze aha ngaha, mu gihe amenyo yawe yangiritse cyangwa se akutse, kugira ngo ubone amafaranga yo kuba wagura amenyo birakomeye cyane. Keretse nk'abahanzi, gusanga nk'umuhanzi yaguze amenyo ya miliyoni 100, ni umuntu ufite amafaranga. Rero amenyo arahenze cyane. Tuyiteho nk'uko twita ku buzima, nk'uko dukaraba buri munsi, nk'uko ukaraba ugiye kurya. Amenyo tuyiteho, tuyakorere isuku kugira tugire ubuzima bwiza. Inshuti zanjye, abantu mwese mukunze kunkurikirana, n'abantu mwese murebye iyi video, mubyiteho cyane. Amenyo muyagirire isuku. Igihe cyose ukojeje ikintu mu kanwa, ibwirize ko uraza kuborosa amenyo yawe agasa neza, cyane cyane ugiye kuryama, ugiye kuruhuka. Nicyo gihe cya nyacyo cyo kuborosa. Ntabwo ari ngombwa ngo kubera ko ugiye guhura n'abantu abo ari bwo uborosa gusa. Wapi, ntabwo ari byo. Abantu mwese muhinduke, twisubireho. kandi niba ugeze hano, nkomeje kugenda nshimira abantu mwese mwagiye mukora subscribe. Ni byiza cyane mugakora share, mugatanga ibitekerezo. Ni ingenzi, mwarakoze cyane. Mukomerezaho n'abandi mwese. Rero iyi nsanganyamatsiko y'umunsi niyo nabateguriye cyane. Ndagira ngo twisubireho, kandi ko no kwa muganga birahenze cyane kugira guhomesha amenyo, kuyakoresha n'ubundi udafite amafaranga. Birababaza cyane mu bwana bwawe, cyangwa se mu gihe wabaye utari wagasirimuka warangirije amenyo yawe, noneho ukaza kwicuza nyuma yo gusirimuka. Cya gihe uba umaze gusirimuka ariko utabonye amafaranga yo kuba wakwita ku menyo yawe ku buryo wayagura.
cyagiye ugera mu bandi bikagutera ipfunwe kubera ko amenyo yawe warayangirije, uraseka utabishaka, yabaye imihondo, ibi bintu ndakeka ko umuntu wese wageze hano kuri YouTube abonye iyi video aza kubihindura korogate ibe ingenzi mu buzima.